uyu mwana ari ufite ubunini butangaje bwatumaga atabasha gutera intambwe ngo ajye ku ishuri nk'abandi. Yamaze gutakaza ibiro bigera kuri 230. Alia Pelmana w'imyaka 14 y'amavuko yari afite agahigo ko kuba umuhungu ufite ibiro byinshi ku isi. Atuye mu giturage cyo mu burengerazuba bwa Java ho muri Indonesia. Ubunini bwe bukabije no kugira ibiro byinshi byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwe, cyane cyane zirimo uburwayi bw'umutima. Ubu burwayi bw'umutima bwatumye agira ikibazo cyo guhumeka ku buryo yageze ku kigero cyo gutera intambwe nke akabura umwuka, bimuviramo kutajya gukurikirana amasomo ku ishuri nk'abandi. Ubu bunini kandi bwamusabaga kogera muri pisine gusa, kuko kogera mu ibase cyangwa se mu bundi buryo bitamworoheraga. Izindi mbogamizi yari afite ni ukubona imyambaro yambara. Mu myaka 3 ishize ubwo yari afite imyaka 11 nibwo yatangiye gukora imyitozo ngororamubiri mu gushakisha uko yatakaza ibiro 420 yari afite. Ibinyamakuru bitandukanye nka The Sun, Daily Mail, Mirror ndetse n'ibindi byavuze ko muri iyo myaka atashoboraga gutera intambwe. Icyitwa The Sun cyanditse ko aho atakarije ibiro 230 noneho ashobora gukora ibirometero nibura 3 ku munsi, akaba anashobora gukina imikino itandukanye nka basketball, gusimbuka umugozi ndetse n'ibindi. Nyuma yo gutakaza ibiro ngo yari yaratangiye kujya ku ishuri nk'abandi mbere y'icyorezo cya COVID-19. Iki kinyamakuru cyavuze ko Alia Pelmana yishimiye urwego rwiza agezeho mu gutakaza ibiro, aho yagize ati mu mwaka wa 2015 ntabwo natekerezaga ko ibi byose byashoboka, ko nakaza ibiro bigeze aha. Ubu bimeze neza, harimo itandukaniro. Ababyeyi be Adesso Matri w'imyaka 50 na nyina Lokaya w'imyaka 39 bari mu bagize uruhare mu gufasha uyu muhungu wabo gutakaza ibiro, kuko bagiye bamuhatira gufata amafunguro agereranyije mu guhangana n'umubyibuho ukabije ndetse no kumushishikariza gukora imyitozo ngororamubiri. Mu bandi bagize uruhare muri uku gutakaza ibiro k'uyu musore harimo Dr. Handiwing wamukurikiranye cyane, akaba yavuze ko uyu mwana inda ye yagabanutseho 30% by'uko yanganaga, yongeraho kubo asigaye anashobora gusinzira neza ugereranyije no mu myaka yatambutse nko mu mwaka wa 2015. Ubwo ngo amafunguro ari kumufasha ni umuceri, tofu na tempe. Iri rikaba ari ifunguro rizwi cyane muri Indonesia, rikorwa hifashishijwe ibishyimbo, soya ndetse n'ibindi. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutse ko nta handi wakura amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.